nari nkiri mutoya nkiri na mwiza urumva nari mfite n'amafaranga yego nari numvaga ndi umuntu wahatari mbese ariko sinibuke ko isaha n'isaha ubwo bwiza bushobora kurangira ahantu nigeze kwiba laptop kwiba byo kwiba oh yes kubera ko ndibuka mwitabe narwaraga inkorora nkanywa bita sinzi niba bikihaba yitwaga SM ubundi nanywaga intore none nafate SM inkorora igakira nakuru wivuzaga irindi tabi Jesus Christ Satani ni umugome araroga akagukirisha n'ubundi burozi waretse itabi warashatse naretse itabi narashatse icyo gihe umugabo ntabwo yarazi ko ngwita oya mukabana Mesiko ni mwaryamanaga bazi ngo ndi traffic ukuntu bambonaga gusa bazi ngo ndi umupolisi ndi traffic gute suko noneho umuntu umwe aza kumbwira ngo twicaye ahantu mu kabari icyo gihe nari ndi kumwe n'undi mudamu arambwira ngo araza aratwegera arambwira ngo hari serivisi ashaka kuntereta ntabwo se ni iyihe ati ndashaka perime oya ndambwira perime profesor arayifite se ati ndayifite tubona igisubizo ndibona gushushanya ngo badasetse ati ndayifite ndambwira okay ufite amafaranga ndati ndayafite ntugire ikibazo ntugire ikibazo kandi yari umuntu w'umugabo kandi yari umugabo yego ntugire ikibazo tunywa inzoga nabyibuka icyo gihe yabaye amaye 50,000 Uvi inkuru yanjye uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbereka ahantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare kuri 0782 082 566 twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri Gasabo Showroom tubahe ibikoresho bitandukanye muze kabisa tubahe buri kimwe cyose mwifuza by'umweko hano muri Gasabo Showroom ku bikoresho bihari murazi ko nyine bibari ibikoresho byiza kandi bikoze neza cyane ndifuza ko buri munyarwanda wese ndetse n'undi utari umunyarwanda uri mu gihugu n'ukuri urabizi ko nyine tu deliveringa uramutse uguze duhita tubigushikiriza aho uri hamagara 0787076089 nizere ko mumeze neza aho muri hose atandukanye nizere ko kandi ubuzima bukomeje kugenda bubakira aho muri hose ndetse n'ibyo mukora byose may God bless you wowe ukomeje kuba nanjye mu nkuru yanjye wowe ukomeje kugaragaza by'umwe ku rukundo rudasanzwe mu kiganiro inkuru yanjye Imana ikomeze ibahe umugisha kandi ikomeze ibiteho mu byo murimo byose ndetse n'ibyo mukora byose I love you so much niba utarakora subscription cyangwa utariyandikisha kuri ino channel ku nkuru yanjye nukuri rwose yandikishe tujye twijyanira ushaka urebe bino biganiro utarakora subscribe kanda kuri subscribe wa mugani cyangwa kuri sabone ubundi unakande kuri kakazogera ubundi dukomeze kugenda twibanira dukomwe n'umudamu mwiza cyane yitwa Françoise
uw'Imana. nahoze mugiranye n'umuntu ntaza kuvuga ahangaha ko ari nyakubahwa bitewe na taye ye, ni umudamu muremure cyane, très géante, très belle, niwe tugiye kuganira rero. Murakoze cyane. François, muraho neza? Muraho neza. Murakomeye? Turashima Imana. Urabizi ko uri mwiza se? Icyo kibazo kirakomeye byo. Kubera ko ubimbwiye ndabimenye. Ariko warasanzwe ubizi. Abantu iyo banyubareshye gutyo bose? Yego, turi barebare twese. Uri muremure cyane kweri. Ndi kubivuga kugira ngo uko bari kubona wicaye ntabwo bazi uwo turi kuganira uko ameze. Yego. Twese turi barebare. Mwese muri barebare. Yego, ni byiza rwose. Tugiye kuganira mu kiganiro inkuru yanjye. Yego. Niki navuga ngo muri ino minsi Françoise ari kwishimira, duhere nk'aho ngaho. Françoise ari kwishimira ko Imana ikimurinze. Yego. Ari kwishimira ko kandi Imana yamuhaye agakiza. Hari igihe wumvaga ko uburinzi bw'Imana butazakugeraho? Mbere nta nubwo nari nyizi, nari ntaranayimenya. Sinumvaga ko umuntu arindwa n'Imana. Ariko ubu namaze kubimenya, nicyo kintu mpa agaciro mbere. Mbere wari utarayimenya? Nari ntarayimenya. Tutarinjira mu nkuru yawe ko ndumva tugiye kwinjira mu nkuru tutarakumenya. Yego. Uwimana Françoise, ku muntu uri kukureba muri kano kanya wamwibwira gute? Uwimana Françoise ndi umunyarwandakazi, ntuye hano i Kigali, ndi umumama. Yego. Abana bangahe? 2. Yego. Wenda twinjire mu buzima bwawe bwa mbere gukizwa. Uduha ubuhamya burambuye bwari ubuzima bumeze gute Françoise? Bwari ubuzima navuga ngo bwari bwiza bwo mu byaha. Reka mpere wenda maze gukura, mfite ubwenge. Hari ahantu nakoraga ntari buvuge, nari nkiri mutoya, nkiri na mwiza, urumva nari mfite n'amafaranga. Yego. Hanyuma hari abantu twakoranaga, ku wa gatanu habaga hari siporo. Twava muri siporo hari akabari kabaga hariya hahoze gare mu mujyi, muri etaje imbere ya gare. Ese nibwo uko kitwa? Ndi kukabona ku ruhande gutya. Yego. Imbere kwa Rubangura. Yego. Yego. Noneho ubwo twavaga muri siporo tugahita dupanga kujya kunywa. Tuvuye muri siporo. Kunywa byeri? Yego. Yego. N'abandi twakoranaga. Cyangwa se n'izindi nshuti. Ubwo urumva kunywa, twamaraga kunywa kubera ko hari abakobwa twakundanaga, yari gurupe y'abantu 4. Twamara kunywa ariko ntarageraho, ni ukuvuga ngo twari dufite system, waba ufite umuntu uri bujya kukugurira, ukaza kuba wavuganye na ba bakobwa bandi, ukabwira uti hari gahunda mfite, uza kumpamagara. Noneho nabimubwiye, uza kumpamagara iyi saha ndaba ndi kumwe n'abantu turaba turi hano, kugira ngo nabo baze kuza duprofite, tunywe inzoga za wa muntu. Noneho ubwo rero chaque vendredi twabaga turi aho muri etaje, muri ako kabari. Turi kumwe n'abo bantu twakoranaga. Twamara kunywa, ubwo njyewe nkababwira nti ndi bujye no muri boîte, uri tayari ko tujya muri boîte? Akambwira ati nta kibazo, ni sawa. Tukanywa, twamara kunywa tukaza kujya hehe? Muri boîte na ba bakobwa.
ubwo twabaga turi batanu yego n'ababakobwa yego tukajya muri buwate ariko urumva bo bashakaga iki kumprofita yego ariko njyewe iyo ngeso ntabwo nayikundaga, ahubwo ndikundiraga kunywa. yego hanyuma twava muri buwate ubwo tugahita tukiri muri buwate tukabwa tugacana amasiri tugakwepa ba bantu twari turi kumwe babandi twakoranaga tugataha. Sinibuke ko wa muntu tuzongera guhurira mu kazi. yego izo rero zikaba ari ingaruka z'icyaha zo kudakizwa mbere zo kutamenya Yesu. mwana mukwepaga tugataha 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 twaza guhurira mu kazi. Urumva twahuriraga mu kazi ku wa mbere akambaza amubwira ariko ahubwo wowe wadukoze ibiki, ugahita wijijisha. ngahita nijijisha ahubwo wowe wadukoze ibiki. urumva akaba ari ujya mu makosa kandi akayemera kambwira ati noneho dupange iyindi weekend nta kibazo. Gutyo bwari ubuzima rero bugoye. Iyo wajyaga muri buwate wabaga uri kumwe n'abandi mu by'ukuri? Nabaga ndi kumwe n'abakobwa b'inshuti zanjye. Mwese n'abasore mwabaga muri kumwe? Kandi abasore bo babaga batujyanye nyine. Ariko mwabakwebye? Mwarabakwebye? Twabakwebye mu gitondo tugiye dutashye. Ni ukuvuga ngo twagendaga dufite amafaranga yo gutega taxi voiture cyangwa moto. Nta mafaranga yo kunywa mufite? Nayo kunywa ntabwo twari kuyabura kuko njye narakoraga nabo abakobwa babaga bayafite, ariko twashaka guprofita babahungu. Hari ibyo tujya tuvuga ngo ni ugukora ibyinyo. Noneho ubwo tugataha rendi twahura akambwira ati se Fani, banyitaga Fani ni ibiki wakoze? Njye nkamwitanga ahubwo nkabwira wowe ahubwo waduhemukiye ati dupange iyindi weekend. Ugasanga rero ni ubuzima kandi agiye kwica amande. Yego ugasanga ni ubuzima umuntu arimo kumva ko afite amahoro abayeho neza nicyo navugaga kandi atari neza. Wenda tutarajya ku buryo wabivuyemo icyo gihe wari umukobwa mwiza nkuko wabitubwiye n'ubu uracyari mwiza nubwo uri umumama. Wari umukobwa mwiza. Yumvikana ko abasore impamvu mwasohokanaga nuko muri inshuti mukorana, ariko nanone kuko burya abahungu bakunda abakobwa beza. Wumvaga utari umuntu w'ikirenga bitewe n'uko wasaga n'uko wabonaga ufite abantu bakugaragiye. Wumvaga turi umuntu urenze? Yego nanjye niko nibonaga. Nayo numvaga ndi umuntu wahatari mbese. Ariko sinibuke ko isaha n'isaha ubwo bwiza bushobora kurangira, bushobora gushira. Icyo kintu ntabwo nagitekerezaga, nubwo numvaga ko ndi mwiza ariko ntabwo nahaga agaciro cyane ubuzima buri imbere. Wabaga se wambaye gute? Nabaga nambaye ipantaro cyangwa mini cyangwa ikabutura. Wajyaga mukumva ufite ibyishimo muri buwate? Muri buwate, mu kabari? Mu kabari buriya umuntu njye ntabwo njya mbacira urubanza kuko namaze kubimenya. Umuntu yanywa inzoga aba yumva afite amahoro, aba yumva ariyo mahoro ye. Umuntu yajya muri buwate akumva nibwo buzima kandi akumva aranezerewe. Ntabwo nemeranya n'abantu bavuga ko buwate ari iy'abantu baba bagiye b'indaya cyangwa se b'ibirara. Oya, ntabwo nemeranya nabo kuko njye nabibonye. Nabonye hajyamo couple y'umugabo n'umugore. Nabonye hajyamo couple y'abantu bakundanye, abafiance. Nabonye hajyamo umuntu akagenda gusa akicarira akinywera gusa atajyanywe n'uburaya, yagiye kwinezeza gusa, kubyina kumva ko ashaka kwinezeza gusa. Ntabwo rero buwate
ari iy'abantu b'ibirara nawe niko mbyemera. Eh. mbese mbwira vision cyangwa vision wari ufite muri icyo gihe nyine wishimishaga, muri icyo gihe ubuzima bwari bukuryoheye, ariko mu iraha ry'ibyaha tubyite gutyo, wumva ufite vision yihe? nta viziyo nari mfite. Nta viziyo nari mfite, numvaga ko ubwo ari bwo buzima. Nta yindi viziyo nari mfite. mbese kuki wabivuyemo kandi byari biryoshye? Byari biryoshye ariko nasanze bitari biryoshye. Inyuma turaza kubigeraho. Muri icyo gihe se warakundanye, urumva muri ubwo buzima bwose kameme, ntabwo muri abo basore musohokana izo nshuti, ntabwo wagizemo umwe utoranye butari ko uyu nguyu agomba kumbera umukunzi? buriya abantu beza bakunda kwirata, akumva ko nubwo yaba ari umusore mwiza, ariko ukavuga uti uyu muntu njyewe ntabwo namushaka, cyangwa ukumva nturagera no gushaka, ukumva uracyashaka kurya ubuzima gutyo. si uko ntakunze, ariko numvaga ntahita nshaka. Kubera iki se? Ko cyumva gutahita? Kubera ko numvaga nyine ntishaka ubuzima bwo kuba umukobwa. Ntabagupropozaga bakubwira bati Fanny genda ndashaka kugira umugore, akaguhindura ubuzima ukava muri ku kwishimisha cyangwa mukajya mwishimishanya? Bari bahari, ariko kubera ko umuntu wamenyereye gusohoka, uravuga uti ubu se azajya mbaza ngo uri hehe, azajya mbaza ngo uri kumwe nande. Nkumva rero ibyo bintu njyewe ntarabishaka, ntarabyakira ngo njye kubibamo. Ntawe mweje gutandukana zo kumva arakubabaje ku gikana yagiye? Arahari. Arahari ntabwo ndi bumuvuge, ariko arahari. Byagenze gute? Nubwo tutamuvuga byagenze gute? Kugira twumve niba arahari. Twaratandukanye nyine, ntabwo twakomeje gukundana. Uravuga itambukiye njye ntabwo birakunda. Twararekanye. Ahantu nigeze kwiba laptop. Kwiba byo kwiba? Yes. Urumva? Yesu ntatanga kwiba. Yesu rero niyo mpamvu ngomba kumuvuga, kuko arakomeye. Iyo usubije amaso inyuma ukumva ibyo bintu, utwo dukoryo wa mugani wakoze, wumva bimeze bite? Numva bimeze neza. Umukobwa mwiza, none ukavuga uti rwose laptop na etero ndatwara. Nkumva ko Yesu ntaho atakura umuntu. Ibyo waba urimo byose, bibi uko byaba bimeze kose, Yesu afite ubushobozi bwo kubigukuramo mu gihe agushakaho, akubonamo inyungu. Azabigukuramo igihe cye nikigera, kuko iyo ntaza kubikora ntabwo mba mbivuga. Nta nubwo mba mvuga imbaraga za Yesu. Wenda mba mvuga ngo njyewe ninjye wabiretse ku bushake bwanjye. Oya, ntabwo ari ku bushake bwanjye, kubera ko ndibuka mwitabe narwaraga inkorora, nkanywa iyo bita, sinzi niba bikihaba, yitwaga SM. Ubundi nanywaga intore. None nafate SM, inkorora igakira. Nakuru wivuzaga irindi tabi. Jesus Christ. Satani ni umugome. Araroga akagukirisha n'ubundi burozi. Noneho nkanywa SM. Mwumva habaga harimo akantu, sinzi niba bomba y'inkorora, hari akantu kakagenda ukakumva kinjira mu muhogo. Nakurura SM, nkumva mu muhogo harafungutse. Ntushaka imiti? Sinshaka imiti. Sinshaka imiti. Nkanywa SM kandi nkumva irakiza. Noneho njya kureka itabi, narwaye inkorora. Ndwaye inkorora, ntuma SM. SM nyitumye ndakurura, nkuruye, noneho ndushaho gukorora. Biranyobera. Ndongera ndakurura, ndakorora.
jara mperuka iryo tabi iryo nanyweye wariretse se nariretse ubwo ngubwo uri mu rugo se ndi mu rugo warashatse waretse itabi warashatse naretse itabi narashatse ariko icyo gihe umugabo ntabwo yarazi ko ngwita oya mukabana mwese kuri mwaryamana akabyumva umuntu ariborosa yarangiza akisiga amavuta akagenda ari kurya akabombo yego iyo ugira gutyo ukajya kuri nywera wenda nk'ahantu wenda tuvuge nk'uri muri toilette yo hanze sinzi aho warinyweraga ntajya gutekereza uti ambwiyeho byagenda gute oya nabaga nzi ahantu ari nabaga nzi ahantu ari jara nakoze amanyanga menshi ndibuka hari n'ibindi nakoze amanyanga menshi hari n'abantu bajyaga bazi ngo ndi traffic ukuntu bambonaga gusa bazi ngo ndi umupolisi ndi traffic gute se ubwo waba wambaye se nk'abapolisi oya ko bambonaga gusa niyambara ipantaro nakunje nagize gute sinzi ukuntu bayibonaga noneho umuntu umwe aza kumbwira ngo twicaye ahantu mu kabari icyo gihe nari ndi kumwe n'undi mudamu arambwira ngo araza aratwegera arambwira ngo hari serivisi ashaka kuntereta ntabwo se ni iyihe ati ndashaka perimi oya ndamubwira perimi porofeseri urayifite se ati ndayifite tubona igisubizo ndimo ndagushushanya ngo badasetse ati ndayifite ndamubwira oke ufite amafaranga ndati ndayafite ntugire ikibazo ntugire ikibazo kandi yari umuntu w'umugabo kandi yari umugabo yego ntugire ikibazo tunywa inzoga ndabyibuka icyo gihe yabaye amaye 50,000 jara satani ni umugome urabifata 50 ndabifata nongeye kumubona ntabwo nari kumwita kandi ubwo yaguhamagaraga nka buri munsi yafashe nimero yawe akaguhamagara ntabwo nari kumwita satani ni umugome ibyo ntibyaje gute ntabwo mbizi ntabwo ari njye wari umubwiye ngo ndiwe niwe wari ubimbajije ndamubwira ntimita mubwira ngo iyi bihita biza gutyo bihita biza gutyo gusa Jesus noneho hari n'ahandi nigeze kuba nkodesha umumama baza kumufungira musaza we yego nawe araza arambwira ngo mfasha ntabwo se ndagufasha gute ati mfite umusaza wanjye ufunze nose nagira ngo mbigenze ati wanyaranja ku idosiye ndavuga se ndavuga n'uyu nawe nirekanze ndavuga uragira ngo tubigenze gute ati nyine ndagira ngo dosiye uyikuremo ndavuga ne oke ufite amafaranga ati ufite 100,000 ati oya ndaguha 80 ndavuga nta kibazo yampa dosiye nzayikuramo ubwo ngubwo ahita ambwira ati ariko ndaba nguhaye 40,000 arabimpa ndabifata ndabirya oya ni ukuri yego ntabwo mbeshya ndabirya ubwo ngubwo abana hari umwana mukuru nari mfite ajya binserereza hamwe ati mama urabyibuka umwana wawe urabyibuka hamwe ndabyibuka urumva ari gusezera ko nyuma yuko yabonye ko wakijijwe yego rero ubwo mba mvuga imbaraga z'Imana uwo mudamu byaje kurangira gute washaka gufunguza musaza byaje kurangira amafaranga nyariye na musaza we ntiyafungurwa sinzi niba yarafunguwe niba atarafunguwe ntabyo nzi ariko naje kugenda muturanye duturanye naje kugenda nkajya ntaha nijoro ntambone nza kumubwira ngo bari baramfunze bagufunze ko ya dosiye barambwira ngo barifatanye baramfunga akugirira impuhwe angirira impuhwe 40 ndabiheza arahomba ako nta munezero urimo
ntawe niyo mirongo ine mpamvu ukayirya ariko ukaba nawe wihishe. yego nyine icyaha ugikora wumva ari cyiza ariko nyuma y'icyaha iyo utekereje usanga ko nta cyiza kirimo. ndashaka kumenya mu by'ukuri iyo utekereje urwo rugendo rwawe noneho ndabyita ubwesikuru bwakuzagaho wumva bidatangaje? biratangaje kuko niyo mpamvu nakubwiye ngo Imana burya Imana irinda umuntu hari inyungu imufitemo. mbere navuze ngo hari uwireka agapfira muri ibyo byaha, hari n'uwo imurindiriza akabikora ariko ikazamukuramo kubw'inyungu imufiteho, wenda akazavuga imbaraga z'Imana. icyo gihe wenda iyo bamfataniye iyo laptop mba narafunzwe, sibyo? ariko Imana ntiyareka bamfata, kandi bari bafite ubushobozi bwo kumfata kandi nari nyitwaye guteze bisanzwe kuko Satani yigisha ubwenge bwo kwiba ariko Imana ikabikurindiramo. rero Imana yabindindiyemo. ntihandi ujya uririmba indirimbo ivuga ngo wacike Yesu, ko ntaguye muri ibyo byaha, ko ntafungiwe ibyo byaha, ko ntakubitiwe muri iyo buwate, ko narinze ndeka inzoga batarantoragura ku muhanda nasinze, kandi hari abagenda bagwa mu muhanda kandi bamwaga ntizigufate. ndibuka hari anniversaire imwe ya Bob Marira yari yabaye, sindi bwibuka umwaka, ariko icyo gihe nanyweye amacupa 12 ya Guinness sek, itavanze na coca, itavanze 12, ariko ya 13 irananira. kandi ubundi Guinness ugomba kuyivangira na coca. yego abantu twari turi kumwe bo barasinze, ahubwo ngenda ntasinze. rero urumva muri ibyo byaha byose Yesu yabindindiyemo, ntanamuzi, ntaramenya uburinzi bwe. ubuse se hari abantu bagonga basinze? hari abantu bakubita se basinze cyane? aribwo wenda ugira gutyo kagonga aribwo ukinywa n'icupa rimwe ugasanga uziza ko kantu. ariko njyewe Yesu yabindindiyemo, ntamuzi, ntaramumenya, ntaramenya uburinzi bwe, nkumva ko umuntu abayeho ku bwe gusa, nta kindi kintu kimubeshejeho. yego ko agacishije karahanyuze ubumpamya Yesu, nkumva namuvuga kugeza kuko aho yankuye urumva ko hari hakomeye, hari kure. niko umuririmbyi yavuze, hari kure cyane. mbwira ntabwo ujya ukumbura za ndirimbo za Bob Marley, urumva mbese nk'uru rukuntu mwabaga mwishimye nk'abarasta, tubyina rock ziriya za rock, za reggae, za rock byose? ntabwo mbikumbura kubera ko keretse wenda uwo mwana yanyibukije, kuko hari igihe najyaga nzicuranga, ariko ntabwo mbikumbura. ariko hari igihe kaza nkumva ndakumvize, nakumva nkumva kakwibukije byawe, kanyibukije byawe, ariko nkumva sinabisubiramo. yego ariko byabaga biryoshye, nyamara byabaga biryoshye ku gihe cyabyo, ariko ubu hari ibindyoheye kuruta. ni ukuri pe, urahamya Yesu kandi biraryoshye kubona umugore mwiza nkawe uhamya Yesu. hari uburyo bamwe bajya bavuga ngo ni ibintu biciriritse, ntabwo ujya ubyumva? ndabyumva ngo barokore n'abantu baciriritse, ugasanga bifashe nk'uko nguko. wowe noneho wabigiyemo mu buryo buri fone, wumva iyo umuntu avuze gutyo wamubwira iki? namubwira ko Imana wenda mbabare, ntabwo mvuze ngo ni ubujiji, ntabwo naba ngiye kure cyane, sinaba ntandukiriye cyane, ariko hari ubivuga kubera ubujiji,
ntabwo gukizwa ari ukuba uciriritse. Hari abantu bakomeye bakijijwe, bamaze kumenya Yesu, bamwakiriye nk'umwami n'umukiza, akababera ibyiringiro, sibyo? Akababera ibyiringiro, bakaba ari we bashyira mbere. Ntiyumve ko abayeho kubera we, ntiyumve ko abayeho kubera amafaranga afite, ntiyumve ko abayeho kubera ikintu runaka afite, akumva ko abayeho kubera agakiza Yesu yamuhaye, kandi akagaha agaciro kuko ababona ko hari abandi bakiriyo batagafite kandi we yaramukuyeyo. Yego. Uramutse uhuye n'uwo mudamu wabeshye gutyo, wumva byagenda bite? Byagenda gute? Uwo mudamu navuga ngo waririye amafaranga, wumva byagenda bite? Ntabwo mbizi. Aho tuse ihangane. Ntabwo mbizi, nimba namwihanganisha, nimba namusaba imbabazi, nimba namunyuraho, simbizi. Ariko duhuye namubwira nti mbabarira, burya byagenze. Nubwo ikiganiro wenda azakireba niba kiriho, niba hari. Namubwira nti mbabarira, burya ntiyari njye, nakoreshwaga n'umwanzi. Ni iki cyakubabaje cyane kurenza ibindi byose mu buzima? Ntarakizwa cyangwa mu buzima bwose? Mu buzima ikintu gitekereza ukavuga uti kandi ariko karankorogoshoye. Yego. Kamwe se ko ari twinshi, mbwira nka dutatu. Oya, reka mvuge kamwe. Yego. Ikintu cyambabaje nuko nataye umwanya ntaramenya Imana. Nicyo nibuka nkumva ndababaye cyane. Icyo gihe urakicuza? Hari umuntu wigeze kumbwira, ni Pastor Antoine Tayisire, harambwe ati nuko yavugaga ngo wakijijwe ukiri muto, ngo kandi umwanya utarakizwa ngo uzawicuza. Yego. Ako nubwo ntabwo ndabyumva. Ni iki kidasanzwe se wumva wabuze mu gihe navuga ngo utarukijijwe? Kidasanzwe nabuze yari amahoro atangwa n'Imana. Umuntu akumva ko yayaheshwa no kunywa inzoga, cyangwa yayaheshwa n'abavandimwe, cyangwa yayaheshwa n'ababyeyi, cyangwa yayaheshwa n'inshuti. Akumva ko umuntu, njye numvaga ko mbayeho kubera njyewe nyine cyangwa se na famiye. Ariko maze kumenya Imana, mbona ko nari mbeshejweho n'Imana bitewe n'ibyo nanyuragamo. Mbere nta mahoro yo mu mutima wagiraga utarakizwa? Navuga ko nari nyafite mu buryo ntazi, ntahaga agaciro, nkumva ko nyafite kubera ikintu runaka. Uyafite kubera ikintu runaka nk'iki? Urugero? Nka famiye, cyangwa amafaranga, cyangwa se umugabo, ukumva ko ariyo mahoro. Urubatse? Oya. Ku nkuru y'urushako rwawe se byagenze gute? Ufite abana, wari ufite umugabo, muratandukana? Yego. Umugabo nari mufite, ako ntabwo ndi bumuvuge izina, nari mufite, nk'ibisanzwe tuza gutandukana. Turavuga ku kintu cyerekeranye no gutandukana ndetse n'uburyo wabonye amahoro nyuma yo gukizwa. Agakiza no gutandukana n'uwo mwashakanye. Ntabwo tuza kugaruka ku wo mwashakanye, afite impamvu ze, hari n'impamvu yatumye mutandukana. Wari wubatse urugo rumeze gute? Urugo rwari rumeze neza, nari nkiri na mutoya, ntaramenya gushaka, ntaramenya kubaka, ariko nkumva ko ari ibintu bisanzwe. Nkabona umugabo turakundanye, nkabona nta kibazo. Noneho umugabo
cyari cyo kujya gutuma mbivuga kandi ntabishaka. oya ntuvuge ibyo mvuga udakwiye kuvuga. Noneho Yego. njye ntabwo nari nzi ko umugabo ufite umugore ashobora kujya hanze kujya hanze mu bandi bagore. Noneho umugabo yaje kugenda amara 3 jours ataza mu rugo. Nza kumenya rero ko yari ari kumwe n'umukobwa. N'ibindi ubwo byagiye bikurikiraho mbona bitameze neza. Mu nyuma rero tuza gutandukana gutyo. Yabaye shock ingana gute kuri wowe? Yabaye shock ikomeye, yarandemereye. Kuko buriya iyo wari uri kumwe n'ubuntu mu buzima mugatandukana, hari ibyo muba mufashanya. Icyo gihe rero hari bihagarara. Iyo bimaze guhagarara urumva ubu uri umwe, niho ugira agahinda. Ni njye njyenyine wabyimenyeye. Ndababara, urumva of course nararaga ndira. Nkabyuka ndira nibaza icyabaye, nibaza impamvu. Mu nyuma nyine nza kubyakira. Nari mfite umwana w'umukozi, niwe waje kuko we yari yaratangiye gusenga. Niwe waje rero angira inama, arambwira ati ngwino tujye gusenga. Utarasengaga? Ntarasengaga. Ese kuki mwaje gutandukana? Nibyo byatumye mutandukana? Nibyo. Kubyangana byakunaniye? Ntabwo byananiye kuko si ibyo byonyine yakoze. Ariko naje kubona ko hamwe nawe, kuko yaragiye ashaka n'uwundi. Utari wa wundi? Yashatse undi mugore? Yashatse undi mugore. Wowe ahita kwibagirwa se? Ntiyagaruka mu rugo? Shock ya nyuma yo kumutandukana yabaye ikintu kingana gute kuri wowe? Yabaye ikintu kinini kuri njyewe, kuko buriya wari uri kumwe n'umuntu mugatandukana, wibaza amagambo agiye kuvugwa. Ukibaza uti se bari buvuge ko ari njyewe kibazo, wibaza byinshi. Rero shock nagize nuko abana bambazaga papa. Ntari bumubone, kandi sinde bubabwire ngo yaragiye, sinde bubabwire gute. Nje mbanza kukibana icyo kintu njyenyine. Aho bagiye bakura rero nibwo naje kubibabwira. Yego. Mwarakundanaga? Wabonaga mukundana? Yego, buriya abantu rega bajya gushaka n'abakundanye. Ariko mu nyuma ntumenya ikintu cyabaye kikivanga mu rukundo rwanyu. Muri icyo gihe se warakundanye, urumva muri ubwo buzima bwose kameme, ntabwo muri abo basore musohokana, izo nshuti, ntabwo wagizemo umwe utoranye butari ko uyu nguyu agomba kumbera umukunzi? Buriya abantu beza bakunda kwirata. Akumva ko nubwo yaba ari umusore mwiza, ariko ukavuga uti uyu muntu njyewe ntabwo namushaka, cyangwa ukumva nturagera no gushaka, ukumva uracyashaka kurya ubuzima gutyo. Si uko ntakunze, ariko numvaga ntahita nshaka. Kubera iki se? Ko cyumva gutahita? Kubera ko numvaga nyine ntishaka ubuzima bwo kuba umukobwa. Ntabagupropozaga bakubwira bati Fanny genda ndashaka kugira umugore, akaguhindura ubuzima ukava muri ku kwishimisha cyangwa mukajya mwishimishanya? Bari bahari, ariko kubera ko umuntu wamenyereye gusohoka, uravuga uti ubu se azajya mbaza ngo uri hehe? Azajya mbaza ngo uri kumwe nande? Nkumva rero ibyo bintu njyewe ntarabishaka, ntarabyakira ngo njye kubibamo. Ntawe mweje gutandukana zo kumva arakubabaje ku kikanaka yagiye? Arahari. Arahari,
arahari ntabwo ndi bumuvuge ariko arahari. Byagenze gute? Nubwo tutamuvuga byagenze gute? Kugira twumve niba arahari. Twaratandukanye nyine, ntabwo twakomeje gukundana. Uravuga itambukiye njye ntabwo birakunda. Twararekanye. We arashaka. We arashaka. Ashaka mbere yawe. Yashatse mbere ya. Ninjye washatse mbere ye. Ninjye washatse mbere ye. Ariko nyuma nawaza gushaka. Yego. None se mbwira. Waje kubona uwo mushakana gute? Uwo mwashakanye? Uwo twashakanye. Mwahuriye muri ubwo buzima? Ariko we ntabwo yabujyagamo. Yego. Ntabwo yabujyagamo. Twaje guhurira hanze duhujwe n'umuntu turakundana. Ngenda mubwira karagiteri zanjye, ndamubwira nimba wumva twakomeza dukomeze, nta kindi kibazo. Ubwo wamwibwiye gute? Ndamubwiye uko ndi. Ukuri kwa rukuye? Ndamubwira nti njyewe nywa inzoga, ngira gutya, ndasohoka, ariko nta kindi kibazo. Inzoga ntabwo ndi chronique. Iyo nshatse ndazinywa, iyo ntabishatse sinzinywa. Yego. Arabyemera. We ntazo yanywaga? Ntazo yanywaga. Yego. Ahubwo cyaje kuba yaje, hari abantu bari bamubwiye ngo nywa inzoga, ariko basanga njye ntarabimubwira. We yansohokanye mbere, barabimubwiye ko nzinywa. Arambwira ngo ninywa inzoga. Ndamubwira ngo ntabwo nzinywa, ntaranabimenya icyo ashaka. Ndamubwira ntabwo nzinywa, ntabwo ndumva ntashaka kunywa inzoga. Baranamubwiye ngo nywa n'itabi. Wararinywaga se? Icyo gihe itabi yararishatse araribura. Ariko inzoga yarayinyweye kugira ngo arebe ko nyinywa. Ziza no kumugiraho ingaruka kuko watazinywaga. Mu nyuma rero nza kumubwira nti buriya ntabwo nanze kunywa inzoga kubera ko ntazinywa. Ndamubwira nti inzoga ndazinywa, ariko ntabwo zintegeka n'injye uzitegeka. Niyo mpamvu buriya ntazinyweye, ariko ndazinywa. Icyo gihe ndazigura, ninjye wari umujyanye noneho, ari njye musohokanye. Ndamubwira nti noneho ubu ngiye kuzinywa, nkwereke ko nzinywa. Yari yarakaye se kutazinyweye? Oya, ntabwo yarakaye, ahubwo yibajije ese bantu barambeshye, ese ashatse kumpisha. Uwo munsi rero nibwo yabimbwiye. Uwo munsi wamuguriraga? Uwo munsi namuguriraga nibwo yambwiye ko bari bamubwiye ko nzinywa. Ntiyatunguwe se ari kubona uri kuzinywa? Ntabwo yatunguwe kubera ko urumva we yari asanzwe abizi, ariko njye ntarabimubwira. N'itabi se wararinywaga icyo gihe? N'itabi wararinywaga? N'itabi nararinyweye. Yego. Ntibimutungure, ntibone? Oya. Nuko muza kwemeranywa murabana, none uravuga uti ubukobwa ndabusezereye. Njyana umuntu special kuri wo muragukuye. Ubukobwa kandi urumvaga bitaragera. Buriya hari igihe kigera ukavuga uti reka mpowe. Ugapowa nyine ukavuga uti reka ngende nubake nanjye ndebe. Ikintu cyatumye ufata icyemezo cyo kuvuga uti reka powe, reka bivemo ubundi nubake? Ntacyo ngira ngo ni umunsi wari wageze. Cyangwa wenda uravuga uti nabenze benshi reka? Oya, ngira ngo hari n'igihe cyari cyageze kugira ngo nshake uwo muntu. Urugo se rwakugendekeye neza icyo gihe? Urugo? Mbere, mu minsi ya mbere byari byiza, hatabaye biriya bindi watubwiye. Yego. Wenda se ntawe bihuriye nawe
uravuga ushaka kuba yarabonye n'inzoga akarakara. oya Yeah. none se ko twagiye kubana azi ko nzinywa. we wari warabaye determine, Yego. uravuga uti ni ukubaka. Yeah. nuko uza guhinduka gute rero, uza kwakira agakiza gute, ibyo byose bivamo gute? nza kwakira agakiza bitewe tutarakira agakiza, nyuma gutandukana n'umugabo, ntabwo wahise wisubira muri gahunda zo kunywa inzoga? oya Yego. ntabwo nazisubiyemo. Reka twigire uburyo waje kubivamo byose ukabisiga, ukavuga uti ngomba kuba undi Fanny utandukanye n'uwa mbere mu bukobwa. Yeah. kubera ko mu bukobwa nagiye mpemukira abahungu. wahemukiye abahungu? mbabeshya, nta muntu nigeraga mbwira ngo ntuyaha bya nyabyo. narababeshyaga. kubera iki? sinzi, kuko umuhungu muramenyana, avuga ati uba he, akumva ko ashaka kuza kugusura, akavuga ati se naza kunsura, nkavuga ni nta mpamvu. ndibuka hari umuhungu umwe yakoraga ahantu Kimihurura, naramubwiye ngo mba hariya mu Rugando, munsi y'amashuri, kandi nari ntaranahagera. noneho ndamubwira nti ndimo ndataha. arambwira ati noneho ngiye ku Gishushu. nteye ahagarara neza hariya ku maferuje. ngo turi buze guhita tumanuka tujya mu Rugando. Yego. noneho njye narahanyuze ndamubona ahahagaze. ampamagaye sinamufata, kandi uri kumureba? kandi ndi kumureba, ndamwihorera. ni benshi nagengira gutyo nabo twakoranaga. iki gihe watekerezaga iki? iki gihe watekerezaga iki? sinzi, nanjye numvaga ntazi ibyo ari byo. wumvaga ushaka kumemukira tu ukamubeshya? kuko njye nabaga namubwiye ni njye nta muntu ujya nsura. agahatiriza. ntabwo ntukenereka nzi ngo noneho ndaza kukwereka mu mujyi. aho mwereka gutya. hari n'undi wigeze kuza i Nyamirambo, arambwira ngo arahageze, kandi wamubeshye ko utuye Nyamirambo? kandi atariho ndi. n'ibintu byinshi bigenda bikorerwa mu byaha iyo umuntu atarakizwa. ibyo rero nibyo bituma nicuza, mbona naratinze. ariko wenda si ugutinda, ni igihe cyari kigeze kugira ngo Yesu ampa ako gakiza nzavuga ibyo byose. babaga ari abasore bo bashaka kubaka, niyo mpamvu batinyaga, cyangwa nuko muri rusange utabashakaga? sinamenya ko ari babaga bashaka kubaka. ntabwo nabimenya. icyatumaga subakatira gutyo cyabaga ari iki? njye numvaga nshaka kwirinda njyewe njyenyine, njyewe ubwanjye. ushaka kwirinda? kwirinda abasore. kwirinda abasore. bivuze ngo wanywaga inzoga ukinywera itaba, ariko ibintu by'abasore wapi? ari nayo mpamvu twabakatiraga muri buwate. tugahita twigendera. nuko wari ugiye kutubwira ku buryo byaje guhinduka rero, uyu munsi ukaba uri Fanny uvuga Yesu. yego. byaje guhinduka, uwo mwana w'umukobwa w'umukozi nari mfite, niwe wambwiye ngo ninze tujye gusenga. ndagenda ngera ahantu, urumva nibwo bwa mbere. sinavuga ngo naherukaga gusenga, sinavuga ngo naherukaga mu kiliziya, sinibuka n'igihe naherukiraga muri eglise. noneho tujya gusenga, anjyana ahantu tujya gusenga, hari abakozi b'Imana. turasenga, baransengera, numva ndanyuzwe. hanyuma ubwo navuga ko aho ngaho niho Yesu mvuga ngo yamfatiye, niho yamereye agakiza.
nyuma y'aho ngaho rero y'agakiza ntabwo ndongera gusubira muri ibyo bintu. Yesu icyo gihe yagufashe gute? N'icyo wumvise kiguhindutsemo? Numvise kwa kundi nabeshye, ntangira kumenya ko ari icyaha, ntangira kumenya ko nahemukiye baba, nabatesheje umwanya. Ibaze kubwira umuntu ariko ngo hagarara aha, akagenda akahagarara, ukamunyuraho ntunamubwira uti igendere ntabwo nkije. Ntangira guha agaciro rero ba bantu nagiye mbeshya gutyo. Ntangira kumenya ko nahemutse, aho mu gakiza maze kumenya ko kubeshya ari icyaha, ndavuga niko kuko burya nakoze ibyaha byinshi. Maze kumenya ko inzoga ari icyaha kuba byemera, ntangira kumenya ko nyine nataye umwanya. Babantu tuvuga wahemukiye b'abasore, waje gusubira inyuma ubasaba imbabazi? Ntabwo nzi aho baba, ntabwo ndababona. Ntabwo uzi aho baba? Wumva se nyine ntabwo urababona kandi barashaka kugutereta? Ntibashakaga kugutereta se? Ariko nese nyuma yaho ntabwo ndababona ngo basaba imbabazi. Wumva se wazibasaba duhuye? Yego. Gusa wababwira ngo iki? Mucyagiye wera nagusize? Namubwira nti ndagusaba imbabazi, umwanya nagutesheje nkakubeshya, nsaba imbabazi. Ubuzima bwakomeje gute rero nyuma yo guhindura icyiciro cy'ubuzima byite gutya? Ubuzima bwakomeje neza. Kuba muri Yesu biraryoha. Iyo umaze kumenya Yesu aguha imbaraga zo gukizwa, zo kureka bya bindi. Ndibuka amaze gukizwa hari umushuti wanjye twajyaga dusangira inzoga, ngeze iwe, yari umudamu, ngeze iwe arambwira ngo ninywe inzoga. Ndamubwira nti ntabwo ninywe inzoga, naraziretse. Aramforusa, ndamubwira nti wapi, naraziretse, ubu ntabwo nkiri kumwe nawe ku nzoga, turaganira bisanzwe, ariko abona ko nyine nahindutse. Rero nishimira Yesu kuko nkiri ntarakizwa ntabwo nari mbyibushye gutya. Ntabwo nari mbyibushye, ntabwo nari nananutse, ariko ntabwo nari mbyibushye cyane. Rero kwa Yesu ubu ndi umugabo wo guhamya Yesu, nubwo ndi umugore, ariko ndi umugabo wo guhamya Yesu ko agira neza. Yesu atanga amahoro ataratangwa n'inzoga. Yesu atanga amahoro atatangwa n'umugabo. Atanga amahoro atatangwa n'umugore. Atanga amahoro atatangwa na papa na mama. Ukumva ufite amahoro, ya mahoro tuvuga umugabo ashaka kuguha uri mu rugo, ukumva ufite ayo mahoro? Ukumva ufite ya mahoro asimbura ayo undi muntu yaguha? Tuvuge nk'urugero, umugabo wawe, yego, ya mahoro yaguhaga akikubwira sheri, shushu, byose ukumva uruzuye nta kibazo? Yego. Uba wuzuye kubera ko udafite uwo mugabo, wa mugabo wakubwira ngo ndagukunda, uhita utekereza se ko yambwiraga ngo arankunda ari hehe? Ariko Yesu wandindiye muri bya byaha, ukumva ko mukiri kumwe, atakuretse. Yesu we aragukunda, akagufata, akagukomeza, akaguhoza ya marira watewe n'umugabo, akaguhoza ya marira watewe n'umugore, akaguhoza ya marira watewe na famiye, akaguhoza amarira watewe n'inshuti. Aho niho Yesu atandukaniye n'abantu. Ese mbwira, ukireka inzoga urumva wari umuntu uryoshya, abantu bagukunda, ntabwo bakubwiye ko
bihirije yego. byagenze gute icyo utajya wibagirwa n'iki? Icyo ntajya nibagirwa ni abantu twasangiye ndimo kunywa fanta barambwira ngo ndimo kubateza amasazi. watezaga imibu ngo ndimo kubateza amasazi. icyo gihe wumvaga nyine utarimo urabateza amasazi koko? none se amasazi ntajya ku nzoga? No ku nzoga ajyaho, ku birahure ajyamo. barabyakiriye? Ariko barabyakiriye, bamfata nyine ko navuye nataye umurongo, niko navuga. babakobwa inshuti zawe ntibababaye kweri? Ntabwo bababaye, urebye nabo baraziretse, nubwo batakijijwe ariko baraziretse, baje kuzivaho. nabo baje kuzivaho. iyo umuntu ageze muri ubwo buzima bwo gukizwa, mu by'ukuri ahita ahindurira n'inshuti, wowe byagenze gute? Zirahinduka kubera ko ba bantu mwasangiraga, kuko muba mutagisangira, babona ko mutakiri kumwe. Rimwe na rimwe niyo bagiye kunywa ntibaguhamagara, kuko icyo mwahuriragaho ntabwo muba mukigihuriyeho. noneho usigara ufite inshuti musengana, ukumva zirakunyuze, zikunyuze nka za zindi za mbere muri. kuko izo musenga ntabwo ziryoshya Fanny? Oya, ziraryoshya, nazo ziraryoshya. uzi iyo mwicaye mutaramye ku icupa, reka ko biryoshye kurenza. Oya, ntabwo biba biryoshye cyane nk'uko mutarama muri kuvuga Yesu ukuntu aryoshye, uri kuvuga uti Yesu njyewe yankuye hano, nk'uko ndimo kubivuga. wumva bikuryoheye? Yego, uba wumva bikuryoheye. N'undi nawe akavuga ati nanjye nagiraga gutya, Yesu arangije angirira gutya, yarahankuye. Kumva biraryoshye, noneho kumva ahubwo nibyo biryoshye kuruta uko mwaryoshyaga muri ku icupa. Ni ukuri. icyo gihe ko mwabaga mufite akantu gafite presiyo, umusemburo. Oya, icyo gihe ahubwo muba murimo kuririmba, mufite urumva atari byiza ahubwo? Oya, icyo gihe muba muri, uravuga mbere se tutarakiza mbere, urumva atari byiza? mufite agacupa mugira gute? Mbere byari byiza mu gihe cyabyo, ariko ubu ngubu nibyo byiza kuri njyewe. ubu ngubu ibyo ndimo nibyo bimpesha amahoro kuruta ibyo bya mbere. wumva n'icyo ucyuza gikomeye mu buzima bwawe? N'iki nicuza? Ntarakizwa cyangwa mu buzima bwose? Ubuzima bwose. niba ari imbere yo gukizwa, niba warakijwe, sinakikubwiye Jera. icyo nicuza ni uko natinze gukizwa. nuko watinze gukizwa? Ariko wenda sinatinze. Buri ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Ariko mbona narataye umwanya. Fanny, reka nkubaze, nubwo udashaka kwivugaho, umugabo ntiyigeze umubaza uti niki cyatumye undeka? ntimwigeze muhura umunsi umwe ngo umubaze uti niki cyatumye undeka? Ntabwo twongeye guhura. Mutandukanye? Ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho. Yagiye atanagusezeye? Bibaho. Ego. Akagenda pa? Utagaruka? Nese yabagaruka gukora iki kandi yarashatse undi mugore? Nese akagenda atanagusezeye? Mutashwanye? Umuntu yajya gushaka, gusa umuntu yajya kwiba, ahubwo ati ngiye kwiba. Wenda akwandikira ka message ngo akubwire ati ntuntegereze rero, ubu ngo ntabwo nkiri kumwe nawe. Oya, ahubwo ngiye nabimenye na invitation zarasohotse. Yaje no gukoresha invitation? Ukibona invitation ubwo wumvise umeze ute? Narababaye, mbashoke, ariko nyuma nyine ndabyakira.
kandi wasanga ngo yashatse mwe muziranye. oya ntabwo twari tuziranye. Ya nakundi tugana ku musozo. Isomo rikomeye cyane ujya ukurikira ibiganiro byacu by'abadamu batandukanye, harimo n'abagabo bagiye bagira ibikomere bidasanzwe mu rukundo, rimwe na rimwe kwiyakira bikaba ikibazo. Wowe ufite ukuntu wiyakiriye, wanakira n'ikintu gikomeye cyane cyitwa Yesu Kristo, agakiza ka Yesu Kristo. Nanjye ku giti cyanjye nemera ko kimwe mu bintu bitanga amahoro, bigatuma n'umuntu ajya ku murongo aho byandi bimusenya, ahubwo agakomeza kwiyubaka hejuru y'iyo miraba, hejuru y'ibyo byose byagakwiye kuba bimusenya. Isomo rikomeye mbere yo kujya ku nama ugira abo bantu, isomo rikomeye wakuye muri ubwo buzima bwose ni irihe? ubuzima bwose buhe? Ubwo waciyemo, hari ubwo waciyemo bwo kwinywera inzoga, kwisohokera, guhemukira abantu, gushaka ntibikunde, ariko nyuma ukavuga utereka nkizwe. Isomo wakuyemo aho ngaho ni irihe? Isomo nakuyemo ntarakizwa, navuga ko ari ryiza. Hari abandi, hari abo nabonaga bagenda bagwa mu muhanda basinze, rimwe na rimwe bakanabakubita cyangwa bakabagirira ukundi kuntu nabi. Ariko isomo nabonyemo ko Yesu, mbabarire wenda kuko Yesu mba numva namuvuga mu bintu byose. Ijye muvuga pe niba yaraguye amahoro. Yego. Isomo nakuyemo rero nuko Yesu arindira mu byaha, ntiyemere ko umuntu apfira mu byaha, si uko hatari abo yemera ko babipfiramo. Ariko njye isomo nabonyemo ni uko hari icyo Yesu yatumye andindira muri ibyo byaha. Iryo ni ryo somo rya mbere. Isomo narakijijwe no mu rushako. Isomo nakuye mu rushako, oya reka ndyihore ntabwo ndivuga. Nyamara ryakubaka benshi niba atari ibanga. Rigenekereza uburyo waritanga. Oya ahubwo nabagira inama. Yego bagira inama ntacyo. Inama rero nabagira abantu bakomeretse, abatarakizwa n'abakijijwe, nabagira inama yo kwihangana, nabagira inama yo gushaka amahoro kwa Yesu, kuko kwa Yesu niho hari amahoro. Amahoro, umugabo agukubita bwacya mu gitondo wajya muri saro ntiwerekane ko yagukubise kubera ko wizeye Yesu. Amahoro, umwana yagutuka ukavuga uti nubwo ntutse ariko ntabwo ari wowe, Yesu ndabizi ari bubirangize. Ukizera Yesu, ukumva ko cya kintu cyabaye atari ku bwawe cyangwa se atari ku bw'umugambi w'Imana, ahubwo ari ikintu gishaka kukubuza amahoro, kikaba cyagutandukanya n'abantu cyangwa se n'Imana. Inama nabaha nuko nibaze kwa Yesu. Abataraza nibaze kwa Yesu, abahaje nabo bakomeze bamwiringire, kuko niwe ufite amahoro y'ukuri, niwe utanga amahoro asesuye, niwe utanga amahoro y'igihe cyose. Yego. Batubwiye kwambaraga mini, amapantaro, kwisohokera nyine ukajya kwiryoheza, ubwo nahise ngushushanya. Imisatsi ubwo ngubwo yaragwaga, ndabyumva. Uyu munsi ndabona ufite naturere, wambaye nyine ibintu bigera hasi cyane, kanzu rwose nini cyane, igera ku birenge ku buryo utabona n'ibirenge uhagaze. Nubwo ndi kubireba, ariko nyine ndikushaka kuvuga ko ari ikanzu nini. Bihuye nabyo n'icyemezo wafashe ikindi cyo kuvuga uti reka nuko ngaragara inyuma mbihindure? Icyemezo cyo gukizwa? Yego. Impamvu ntabwo ndi bucire imanza abantu bacyambara mini,
ashobora kwambara mini akaba akijijwe. Nshobora kwambara ibirebire ntakijijwe, ni urugero. Ariko njyewe bitewe n'uko nari imeze kandi nkaba narahindutse n'umuhamagaro wanjye, nahamagawe nshaka kwambara birebire, numva ko nshaka kwambara birebire. Ni ubu buryo rero mbonamo na naturel. Urumva na mbere nari makiyaga, ariko ubu ngubu warabiritse burundu? Yego, narabiretse. Ubu ndi naturel. Iyo ubonye amafoto yawe ya kera niba uyafite wambaye utwo dukabutura, wambaye utwo tumini, bihita ubona bimeze bite? Mpita mbona nyine, mpita niyibuka. Mpita niyibuka. Abana bajya bambwira ngo mama ibyo bintu uzabire ko wazasubiye uko wari umeze. Oya. Rumva bageze mu bihe byabo byo kubona byiza, babona ko ari byo byiza. Ubu ukababwira iki? Ukababwira iki? Ntabwo oya. Ntabwo nzaguma gutya. Nibyo bimbere. Nibyo bimbere, nibyo numva, ntabwo numva bimbangamiye. Umva ari byo biguhaye amahoro. Numva ari byo bimpaye amahoro. Abantu ntibatunga kuba bahindutse gutyo. Yego. Uzi kubona umuntu agenda ugahita umubonamo ko ari umurokore, si ukwitaka. Henshi abantu duhura bagahita bambonamo ko ndi umurokore. Niyo ntambaye gutya mba mfunze igitambaro bisanzwe cyangwa se nashokoje, ariko bakambonamo uburokore. Ukumva birakunyuze? Nkumva biranyuze. Fanny, urakoze cyane. Nkeka ko ikiganiro cyawe kirimo inspiration. Ubwo buzima waciyemo, hari abasore benshi baburimo, hari abakobwa benshi baburimo, hari abagabo benshi baburimo, hari abagore benshi baburimo, bataboneramo amahoro. Bakibwira ko babona amahoro muri icyo gihe, navuga ngo bari kunywa inzoga cyangwa itabi. Iyo zimaze kubashiramo, ya mahoro ntayo baba bagifite. Bayagira kubera ko basinze cyangwa bari kunywa icupa. Hari ikintu runaka gituma bagira amahoro. Yes. Ariko iyo kirangiye ya mahoro ntayo. Hamwe bashakaga ntayo babona. Ariko kwa Yesu ubu yafite buri gihe. Nubwo wahura n'ikibazo, ariko uravuga, wowe urikomeza ukavuga uti nubwo bimeze gutya, ariko Yesu arampagije, mfite amahoro. Ku muntu wifuza ko muganira, ubwo watanga nka kontakite zawe? Cyangwa azanceho? Azaguceho. Fanny, urakoze kandi urakoze cyane. Nzi ko benshi bungukemo byinshi mu kiganiro tugiranye. Uzarokora benshi, uzabibona no muri komantere. Yesu yarabimbwiye. Nkikizwa Jera, hari abantu batemera ko Imana ivuga utarayumva, ntabwo yabyemera. Ariko umuntu wamaze kuyumva azi ko Imana ivuga igakora, ikanumva. Ariko nkikizwa aho umwana yari yanjyanye, Imana yarambwiye ngo, nanjye nari ntaremera kwivuga, ariko Imana yarambwiye ngo abantu benshi bazakizwa ku bwawe, kubw'ubuhamya bwawe. Urakoze cyane kwa natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Ni ukwigenisha kino kiganiro, nanjye ubwanjye kiramfashije. Urakoze cyane namwe. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera. No kuvuga ureba kuri stade yose BK Arena, ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane, wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi, ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 0792 94 55 9. Inkuru yanjye